wakati ukaketi maliza. Mana yangeweza kunamba, mana yangeweza kunamba,
zose siku ndio za kusema. Nisiyo kushima Imana. Leo ni siku za kushukuru Mungu. Nisiyo kuyegereza Imana. Leo ni siku za kukaribia Mungu. Amen, amen. Manza zose Yesu yazirangirije Golgotha. Mahakama yote Bwana Yesu alimalizia Golgotha. Abafite imanza kuri ubu Wenye kuwa na mahakama leo kambabwire ngo bari gusubira inyuma. niwaambie ati wanarudi nyuma. Gutera intambwe no gushaka mu maso y'Imana. Piga hatua ni kutafuta machoni mwa Bwana. Ni uzashobora kuyihimbaza bikunde. Ipo utaweza kumshukuru Ni Mungu. uzashobora gusenga isengesho ryawe. Ipo utaweza kuongoza ombi asiye ombi lako. Ni uzasabira abarwayi bakire. Ipo utaombea wagonjwa na kupona. Naho imanza. Lakini Mungu, Mungu imanza mahakama hukumu izo zose yote Yesu yageze Golgotha. Yesu alifika Golgotha. Ari kurega barabari imbere, Bwana ari kurega barabicaye hagati katikati. Yesu yararitsinze. Yesu alitatua yote. Iyo Mana yabikoze yagucyubahiro tenda hayo apewe sifa ndani jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Fatanyije na mwene data dusabe, tunamshiriki na ndugu dusabe. Dushimira Imana ikigo amateraniro y'umugoroba. Shukuru Mungu anayefungua kusanyiko ya leo. Nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Apewe sifa ndani ya jina la Bwana. Dushimira yuko yarinze abera bose bakaba bayabonetsemo. Anashukuru sababu watakatifu wote wamefika ndani ya kusanyiko. Kandi agashimira Imana kuko yafashije umuryango we. Pia akamshukuru Mungu sababu amesaidia jamaa yake. Gahereza umugore w'imbaraga, alimupa mke wake nguvu zo kwihanganira amezi 9, kusubiri miezi 9. Nyuma yaho ikabaha umwana muzima. Baadaye akawapa mtoto hai umukobwa, Bisika binti. Sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. Abasengeye n'ababasuye, waliomsaidia wote na wale mtembelee, abasabira imigisha, anaombea mibaraka ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo. Simwe rye afite Zaburi 115, ana Zaburi ya 115 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8, mstari wa kwanza hadi wa 8. Ni ishimwe rya mwene data dusabe. Hii ni shukrani ya ndugu dusabe. Bari kuwashaka na wangani atafuta ile hari ishimwe na shukrani nyingine rya mwene data Gakuru ya ndugu Gakuru. Ashimira Imana, anamshukuru Mungu kuko itwirijeho sababu ametusingisha, iduhurije mu materaniro yacu, ametukusanyika ndani ya kusanyiko lake. Nihabwe icyubahiro Apewe sifa ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ni mama Gakuru. Huyu ni mama Gakuru. Ashimira Imana ikigo amateraniro y'Imana. Anashukuru Mungu anayefungua kusanyiko leo. Tukaba tuyabonetsemo. Nasi tunapatikana ndani. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Jina la Bwana Mungu lipewe sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. Ashimiye kuba yahaye madamu wa Dusabe umwana muzima. Anashukuru sababu amemupa mke wa Dusabe mtoto. Abatwite nihabwe icyubahiro. Mungu analinda walikuwa na wajawazito, eti Mungu awabariki. Mama Mukandori ashimira Imana. Mama Mukandori anamshukuru Mungu yamuhaye imbaraga, aliyemupa nguvu, kabimushoboje kuboneka mu materaniro, pia kamwezesha kupatikana ndani ya makusanyiko. Aliyetenda haya apewe sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. Mwene data Boaz, ndugu Boaz, ashimira Imana cyane, anashukuru Mungu sana ko yaturinze twese, sababu ametulinda sote kwa jumla. Anatuwezesha kusanyika jioni ya leo. Kaba yararinze mwene data Ndayisaba mu mpanuka y'imodoka, kalinda ndugu Ndayisaba ndani ya ajali ya gari, nabo baba bari kumwe bose, na wale ambao wote wako pamoja. Imana yakoze ibyo nihagicuba alitenda hayo kwa sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. Mwene data Serushago, ndugu Serushago, ashimira Imana cyane, anashukuru Mungu sana ari umurinzi, sababu ni mulinzi. Yaramurinze mu rugendo rwo kuja muri Michigan, alimulinda ndani ya safari kuelekea Michigan, kugenda no kugaruka, kwenda na kurudi. Yabikoze ayishimira mu izina ry'Imana, anamshukuru ndani ya jina la Yesu Kristo. Mwene data Inyasi, ndugu Inyasi, ashimira Imana cyane, anashukuru Mungu sana kuko yamubereye maso, sababu amekesha kwa ajili yake mu bibazo yagize, ndani ya shida ambayo alikutana nazo byose yote. Uwiteka yabanye nawe, Bwana Mungu aliishi naye, aramurinda, akamulinda, imugejeje kuri uyu munsi. Amefika siku ya leo,
imushoboje gutogagira buhoro buhoro agera imbere yawe. Amemwezesha kukuja polepole hadi mbele ya Bwana Mungu. Iyo Mana imushoboje, Mungu aliyemwezesha nihabwe icyubahiro pewe sifa mu izina rya Yesu Kristo. ndani ya jina la Yesu Kandi Kristo. yizeye adashidikanya ko Ya anaamini bila shaka ya kwamba n'ibisigaye byose na yote ambayo inabaki nyuma, Imana yamurinze kugeza kuri uyu munsi akaba akiriho, Mungu aliyemlinda hadi leo na ngali hai, ibyo izabikemura. nayo ataitatua. Iyo Mana yabikoze ntihabwe icyubahiro. Mungu ametenda hayo, apewe sifa. Mwene data Gakuru ashimira Imana Ndugu Gakuru anamshukuru Mungu dushoboje guterana kuri uyu mugoroba, ametuwezesha kukusanyika jioni ya leo, kandi ikaba yarahaye mwene data Dusabe umwana muzima. pia akampa ndugu Dusabe mtoto aliye hai. Yabikoze ntihabwe icyubahiro. Ametenda hayo, sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. Mushiki wacu Dusabe Dada Dusabe afisabye imfashanyo y'amasengesho. yeye anaomba msaada wa maombi. Wahabonye tamuriza gusoma Tamuliza amepata ile shairi usome. Zaburi 145 Zaburi 115 mstari wa kwanza hadi ya 8. Dusome mzee wa Yesu Kristo. Maana yanjye mwami wanjye ndagushira hejuru, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Nzajya guhimbaza uko bukeye, nzashima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka arakomeye, ni uwo gushimwa cyane, gukomera kwe ntikurondoreka. Ab'iki gihe bazashimira ab'ikindi gihe imirimo yawe, bababwiye iby'imbaraga yakoze, bababwire iby'imbaraga yakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Amen. Mwene data Kabagema ashimira Imana. Ndugu Kabagema anashukuru Mungu ko yarinze umwana we mu mpanuka y'imodoka, sababu amelinda mtoto wake ndani ya ajali ya gari. haboneke amarira, Hakupatikana machozi ahubwo habonetse amashimwe. bali kumepatikana shukrani. Imana yabarinze Mungu aliyewalinda kava mu modoka ari bazima, toka ndani ya gari wakiwa hai, ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. apewe sifa ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Umugisha abamusuye bose, Anaomba mibaraka waliomtembelea wote ababasengeye, na waliowaombea. Imana ibaha umugisha Eti Mungu awabariki ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. kwihuta tunakaribisha ku masaha ya nimugoroba. babu masaa ya jioni, Abigishwa bateraniraga hamwe wanafunzi walikuwa wanakusanyikia nafasi moja ngo basangire ili y'umwuka. wachangie chakula kiroho, Niyo mpamvu kuri uyu mugoroba natwe na ndio maana sasa jioni ya leo nasi tuje tunakuja kugira ngo ufite ikibazo kusudi mwenye kuwa na swali abone igisubizo, apate jibu. ufite uburwayi akire, Alikuwa na mgonjwa apone, ufite ubumuga atahe kuwa na wote arudi na amenyoroka, yananutse, na amenyoroka amekuwa mzuri, ko abanyunyutse, sababu wenye abaremaye na wenye viwete kwa izina ry'Umwami Yesu Kristo. wanasikia jina la Bwana Yesu Kristo, wanasikia jina la wanasikia neno la Amen. hakuna wafika Mungu arudi na ngali mgonjwa, anakuja mbele ya Mungu anarudi akiwa mgonjwa, hata astaki Mungu. Mungu alisema waliochoka na wenye kulemewa unikute nitakushusha. Ukirudi na mzigo yako haitaona Mungu, ukirudi na magonjwa hautamstaki Mungu, ukirudi na usaifu shapo Mungu ameleta Mungu hautamstaki kitu. Musengesho Ndani ya ombi ya Kabagema Imana ku bice bitambutse, ashukuru Mungu kwa vipindi vyote ambavyo igikoresho chombo cha jioni ya leo, kugira ngo Imana kusudi Mungu isige umugaragu wayo, apake mtumishi wake, natwe dutere intambwe. pia nasi tupige hatua. Hataomba. Urakoze mubyeyi wacu, uragahora ku ngoma, uri Imana iruta ibigirwamana. Icyatumye tuza hano nuko tuzi ko uri Imana isumba byose. Warinze abera bawe, Nyagasani uyu mugoroba amashimwe ni menshi, Uwiteka izina ryawe icyubahiro. Warinze abera bawe n'ibyo byakozwe n'abantu, Nyagasani
ariko icyatumye mbabarirwa nuko
Yesu Kristo yerekanire muri nge uw'imbere kwihangana kwe kose ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Data wa twese mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje uri mugoroba wabanye natwe icyumweru cyose gishize, twongeye kwibona imbere yawe turi bazima, izina ryawe ricyubahwe. Mbere ya byose turabafite ibicumuro, utwezeshe amaraso yawe, udukure mu kirere cy'umubiri tujya mu kirere cy'umwuka, tubashe kumva iby'umwuka bw'amatorero. Ntaba ari twe mwami, izina ryawe ariyo ntabwo icyubahiro. Mwayimana nje ubwanjye ncishwe bugufi, wowe ushyirwe hejuru, uze wibere ku murimo w'uko usanzwe ubigenza. Icyo ducyashye n'amadayimoni y'imyuka mibi yose itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Wibuganza hagati muri twe, tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka Imana ntabwo icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tugarutse imbere y'Uwiteka Imana kubw'imbabazi z'Uwiteka n'urukundo rwe, nibyo byabanye natwe muri minsi yose ishize, tukaba twongeye kwibona imbere ye turi bazima. Niyo mpamvu yacu bidukoreye, izina ryayo ntabwo kuko twari hano kuva mbere y'iminsi irindwi. Mwuka rero kutubwira ku rukundo. Urukundo ni impano ikomeye cyane. Urukundo ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu gitangwa n'umuntu, kuko muri wowe niba udafitemo urukundo umenya wijuru gukorera mu busa. Ngiye kubuka ntabwo nabyibashije, ariko yampamagaye yo yonyine niyo iba imbaraga. Ngiye kubuka tumunyantege nke nta n'icyo nashobora, ariko Uwiteka Imana Yesu Kristo wampamagaye niwe ufashe ukuboko. Iyo Mana yacu abe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira amagambo make cyane kuvuga ngo kubw'imbabazi z'Imana, kubw'imbabazi z'Imana, turiho kubw'imbabazi z'Imana. Urabyuka ukagenda kubw'imbabazi z'Imana, wababariwe kubw'imbabazi z'Imana. Nta kindi cyaguhaye imbabazi uretse imbabazi z'Uwiteka Imana. Hano Bibiliya iratubwira iri jambo ni ryo kwizerwa riremerwa rwose, kuko Yesu Kristo yaje mu isi gukiza abanyabyaha, ariko muri abanyabyaha ni jyewe wa mbere. Amen. Ubyumve neza, muri abo banyabyaha ni jyewe wa mbere. Niyo ubwanjye ndi umunyabyaha, imigendere yanjye n'ibyaha, imivugire yanjye n'ibyaha, ariko Uwiteka Imana Yesu Kristo cyamuzanye gukiza abanyabyaha. Muri abo banyabyaha ni jyewe w'imbere. Amen. Dukizwa kubw'imbabazi, ntabwo dukizwa yuko turi abantu banini, ntabwo dukizwa kubera ko hari icyo twatanze, dukizwa kubw'imbabazi z'Imana. Izo mbabazi yatugiriye, izo mbabazi zonyine zatumye azamuka igorogota, akemera kubambwa, agakubitwa ku bwanjye, agakubitwa ku bwawe, akambikwa ubusa hagati y'isi n'ijuru, kugira ngo ukunde ubeho, kugira ngo ukunde ubeho. Izo mbabazi nizo zituma tudashira. Izo mbabazi nizo zituma uyu munsi wa none twitwa aho turi bo, ni kubw'imbabazi z'Imana. Ngewe kumbuka nta kibazo, ariko ndiho kubw'imbabazi z'Imana, ni kubw'imbabazi ze gusa. Niyo uko wambona kose, ariko icyo nzi neza kubw'imbabazi z'Imana ni munsi y'amaraso ya Yesu Kristo. Naho kuvuga ngo kumbuka ntabwo akizijwe, kumbuka ukakiruka mu kirubanza. Oya, menya yuko neza yamuhamagaye yonyine, yamuhamagaye yonyine yimufiteho ijambo. Naho nta mwana w'umuntu wakugiraho ijambo, urinde ukiri umwana w'Imana urubanza. Yamupfiriye yonyine yimufiteho ijambo. Naho abantu bo bazakuvugaho byinshi, abantu bazagucira urubanza, abantu bazakuvuga n'uko utari, ariko Imana iyo yaguhamagaye iri kumwe nawe. Ntuzacike intege, bari uko abantu bavuze, ntuzacike intege kuko amazina bakwita, ntugacike intege kuko ibyo bakuvugaho. Icyangombwa gusa reba imbabazi z'igorogota, iyo yaguhamagaye iri kumwe nawe. Iyo yonyine mutangiza urugendo wirebamo witwa
mwene data uri hafi nafashe ndugu yu karibu akusaidie usome. Ujana kwa umurongo wa 15. Iri jambo ni ryo kwizerwa. Sikwiye kwemererwa rwose yuko Kristo Yesu yazanye mu isi yaje mu isi. Amen. Kumeza muri bo ni jyewe imbere yazanye mu isi no gukiza abanyabyaha, ariko muri abo banyabyaha kumbuka niwe wa mbere. Ariko icyatumye babarirwa kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jye uw'imbere. Amen. Kugira ngo babarirwe, kugira ngo babarirwe imbabazi, nuko Yesu Kristo yerekanye imbabazi ze muri jye. Kwihangana kwe kose ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Icyitegererezo wabaye icyitegererezo. Oya byumve neza. Bazana umugore imbere ya Yesu bamushyira hariya ati turagufashe ari gusambana, kandi itegeko rivuga ngo uwo bafashe asambana bamutera amabuye. Yesu arasutama arandika bakaza kunagi narayimuterese unakaza karima kunagi nari muri iyi minsi ubona nanjye nagiyeyo akaba aragiye. Wa mugore asigara ahantu wenyine. Yesu arangije amubwira ati abakuregaga bari hehe, abakuregaga bari hehe, kandi ntabwo mbizi. Igendere urababariwe, ntuzongere gukora iki, ntuzongere gukora icyaha. Amabwira ikibazo Yesu Kristo kimuzamura igorogota kwari ukugira ngo ugire imbabazi. None nawe igendere urababariwe, ntuzongere gukora ibyaha. Kukutazanye Yesu Kristo ni ukudukiza, nta kindi cyambo, hakuna kitu kingine kilimuleta. turiho imbabazi ze, Sisi kwa ajili ya neema yake, ariko turabanyabyaha. hasini tuko wenye dhambi. Paulo ati shaka gukora ibyiza ibi bikaza imbere, ariko intego yanjye ni ukugera aho nsiganirwa. Kumbuka nagenza umukiranutsi kiri kuri iyi si mfashiriye mu ntambara, ndareba agacumura, navuga agacumura, natekereza agacumura, ariko icyangombwa ni uko dutwara amaraso. Ayo maraso uravuga ati bababarire. Amaraso avuga ibyiza kuruta ayambere. Ingorane ikomeye kutisobanukirwa. Igihe cyose uzumva jewe bagabanya ibiragiye gusenga. Wanaume walienda kuomba, bageze imbere y'Imana, wanapofika mbele ya Mungu mmoja anapiga magoti. ndi umunyabyaha, Mimi ni mwenye dhambi, umujura, wizi, umubeshi, udanganyifu, umuneguranye, kusengenya, babarire. samahani. Undi we Wengine Mana simeze nk'uyu mujura, kama vile wizi, simeze nk'uyu muneguranye, uyu nguyu urayo mureba ute Mana, uyu Mana simeze nkawe. Ariko iwe icyari cyamuzanye yarazi ko ari umunyantege nke. Yabageze imbere y'Imana izukura umunyantege nke, ufite imbaraga zo kugukiza ni umwe gusa, ni Yesu Kristo. Kumbuka ntabwo yagukiza, nta nubwo wagukiza, nta nubwo waguha imbaraga, nta nubwo waguhindura, ariko igifite ufite imbaraga zo kuguhindura ni Yesu Kristo. Uwo wahamagaye wenyine, uwo wahamagaye, uwo gutangije urugendo, abagukiza bazaba benshi, abakuraniza bazaba benshi, ariko tumbira igorogota, nureba abantu uzasigara, nureba kuri kumbuka uzasigara,
tukagira ibyoza imana yacu Mungu wetu iyaduhamagara ametuita iyadutangije urugendo ntabwo izarusoza umurimo ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuntu umurimo wa Yesu Kristo niyo nawutangije oya mwumve neza ya vema baraza bafata intumwa barazikubita barazibwira ziti nimuceceke nimuzongere kuvuga Yesu Kristo kusema Yesu. tukavuga Yesu Kama tuseme Yesu tunasema nani? turabakubita Tutawapiga. babajyana ku ruhande Wote watamshika pembeni. muramenye Angalisho. mutakora mu gico cy'Imana Usiguse haje batewe udabo barahinda amaze kabiri barazima haza n'abandi wakapigana wafurani. ureke n'abo bantu bahinde nabo n'ibindi byaba byaravuye ku Mana bizakomera ariko byaba bitaravuye ku Mana bizazima nk'ibyo bantu bose nicyo gituma umurimo w'Imana hano muri Kentucky iyo utangije nta niyo izawusoza kubw'imbabazi zayo turiho hari byinshi byagomba kuduca intege tugasubira inyuma hari ibindi byavuze ati muzaseruka ariko iyo duhagaritse iri kumwe natwe kubw'imbabazi z'Imana izo zituma tudashira yobo ati ese umwana w'umuntu n'iki n'indimu umuntu oya hadusubire biba yobo 15 nsoma umurongo wa 14 n'uwa 16 ihute 14 igice cya 15 umurongo wa 14 n'uwa 16 umuntu nyinshi kugira ngo umuntu nyinshi umuntu n'iki kugira ngo yere umuntu n'iki kugira ngo yere mubyawe n'umugore ngo umuntu abe umukiranutsi umuntu wabyawe n'umugore kugira ngo abe umukiranutsi umuntu ureba agacumuro umuntu uvuga agacumuro umuntu ni igiki cyatuma muwera komeza dore abera bayo ntabwo ibiringira ndetse n'ijuru ntabwo bitunganye imbere yayo uhagaze gatoya amen mwumve aya magambo muyategere amatwi subira ku murongo dore abera abera bayo ntabwo ibiringira abera bayo ntibiringira ndetse n'ijuru n'ijuru ubwaryo bitunganye imbere yayo ntabwo ribonera imbere yayo bambaye umuntu w'igicamu cye hanze kunguka hanze kunguka ibo hanze kunguka niba uzaba umukiranutsi n'ijuru ubwaryo bitaribonereye burya turiho kubw'iki twitwa abana b'Imana
kindi Hakuna kitu kingine. mujewe Mimi gusukura n'umuntu watari uri we wese uriho kubw'imbabazi z'Imana. someni tu. Ibice bitatu Sura 3 urahera ku murongo kuanzia shahiri. Tito 3 umurongo urahera ku murongo wa 5 Kuanzia shahiri ya na 5 wa 7. hadi 7. iradukiza itabitewe n'imirimo, iradukiza bidatewe n'imirimo myiza wakoze, iragukiza bidatewe n'ukuri mwiza, iragukiza bitavuye yuko uzi gusenga cyane, iragukiza atari guterana cyane, ahubwo ari kukiri kubw'imbabazi zayo. Komeza. iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo Ingo idukirisha usome neza, idukiza guhagirwa, ahasome neza. Soma vizuri ndugu. idukirisha guhagirwa, ariko Ako kantu kabika subiramo twumve. Rudi ndani. iradukiza bidatewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, Iradukiza bidatewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana, ariko iradukiza bitavuye ku mirimo yo gukiranuka twakoze. Hepfo ati ahubwo kubw'imbabazi zayo ikadukirisha kuhagirwa, ikatwuhagira, ariko kubyarwa byari ubwa kabiri. Umva, idukirisha kuhagirwa ikakuhagira. Oya tumve neza, Tia mbele. uko ufite ikibebe aho ngaho Unakuwa na mtoto. hakura uriba ahita kati bebe. Mtoto. Oliva na mbeba mtoto. Samahani. Samahani baba. Ikadu ume Yesu Kristo Yesu Kristo. urivuguta mu byondo mu byaha, ariko kubw'imbabazi zayo ikakuhagira. Kuko uriga umwana we ashobora kujya mu byondo, ariko si kubw'ubushake bwawe riva kugira ngo umwana we ajye mu byondo, ahubwo yabonye agiye mu byondo araza akamucyaha, yamara kumucyaha akamufata akamujyana agashyira amazi mu ibase akamuhagira, umwana akongera akamuwera. Natwe rero ibyaha byacu Yesu Kristo atwuhagiza amaraso ye. Ayo maraso ye iratwuhagiza kuko twabakiranutsi kubw'imbabazi zayo, bitavuye ku mirimo, bitavuye ko turi beza, twanema kubw'imbabazi. Izo mbabazi iremeza mu kigorogota, Haikubali mpaka kwa mikono. ikubitwa kubera jyewe, Akapiga kwa ajili ya yambikwa ubusa hagati y'isi n'ijuru, akorwa n'isoni kubera jyewe. mambo yangu. Baramubamba Akamsulubisha. yambaye ubusa, Akiwa uchi. izuba riribonye Jua lililomtazama. rirahunga, Kakimbia. haba umwijima. Ukawa giza. Baraba barekuye kandi abanyabyaha usimaretse kamere Alirudi kumpaoni. yagarutse no kumurika. Hakurudi kumwona. Ule mtu. Hagati ya baraba uri gukiranutsi tubambe ne bakababura mu gukiranutsi Masulubishe mwenye haki. no reka tube no kuyaba yonge no kureba, Hakuongeza kurudi nyuma. ariko yarazi neza yuko agirira imbabazi, yuko hari upfuye mu mwanya we. Natwe rero Yesu Kristo apfuye mu mwanya wacu kubw'imbabazi ze, Kwa fadhili zake. kubw'imbabazi. Kwa fadhili zake. Izo mbabazi Fadhili. we kudusikereza Wewe unaichezesha. zavuye kure, Ilitoka mbali. reba bamujyanye kwa Pilato, Ona walipompa kuchukua kwa Pilato. bamugejeje kwa Pilato Kisha kwa Pilato. gucira urubanza, Akamhukumu. baronyamuvana bamujyana kwa Kayafa, Mpaka yapo. bari kumuzungurukana, abo yakijije, Ala aliyoponya. abo yakirije abarwayi, abo yatubura imigani, bose bari kumuzererana, ariko akavuga ati Akasema hivi. Mana Mungu
oya sikia vema nicyo gituma imbabazi z'Imana ambao fadhili za niba wakiriwe jya wemera imbabazi z'Imana kandi imbere y'Imana uyigira ati Bwana mbabarira. Amen. Niba wakiriwe niba nacumuye kuri Kabagema kubwira Kabagema ati Kabagema nimekukosea mbabarira. Kama mnaraje naona Mungu anakuja Imani mbabarire samahani Mungu anisamehe ni namwe mumbabarire nani unisamehe naratukanye nilikufuru watu ulikubira unamwambia nani ulikubira nini unamwambia nani kugira ngo ubone imbabazi niba natutse Kabagema nzasanga Kabagema kugira ngo Imana imbabarire kugira ngo Imana imbabarire n'ijuru imbabarire n'iterambere imbabarire ndabanza ndi Kabagema mwene data Kabagema mbabarira naragututse none mbabarira ni Imana imbabarira Imana ibona Imana iki imbabazi oya kumveneza inkuru igera iminiwe barababwira bati nyuma y'iminsi 40 murarimbutse mu minsi 40 murarimbutse iminiwe babyumva yona ugerageza nyuma y'iminsi 40 murarimbuka barabyumva ijambo riragenda rigira umwami w'ibintu ntabwo yarebye ikoti yambaye yewe umuntu nkanjye wambaye ntabwo arebye ku ikoti ntabwo arebye icyubahiro ntabwo arebye ibyo byose yahise atanga itegeko abambaye amakoti muyakuremo abambaye amakaruvati muyakuremo ab'ibyubahiro mushyire hasi ahubwo twese turinde Uwiteka Imana kubw'imbabazi ze aharaho aharaho byatugira ibambe maze ntiturimbuke bose mwese mwambara iki ibigumira mwisiga ifu ulipaka majivu ntange premier minister mwisiga ifu ulipaka majivu kandi imbere y'abasenzi ngo ndi gusenga siwezi nishoka sikia icyubahiro cyose heshima yako kibanzirizwa no guca bugufi baragenda barasenga baringinga batarebye ku byubahiro byabo bavuga batarebye ku byubahiro byabo bose bisiga ifu batarebye ku nyegeri kubwoko bangana kubwo ijambo ry'Imana bumvise kubw'ijwi ry'Imana ryavuze muzima nanjye musengero ntabwo nanjye musengero kandi nta n'imbabazi arabafite kumurashaka arashaka kubaza biti 70 abanyabyaha urarimbuka namwe nyuma y'imiti 70 murarimbuka maze ndende amaze kubwiriza ajya mu cyambare kuko bararimbuka yamenya yuko imbabazi z'Imana yamenya neza yuko imbabazi z'Imana ziri hejuru y'ibintu byose wabakiri ubwo gupfa wabakiri ubwo kurimbuka ariko imbabazi z'Imana Imana ikora ikakubabarira ibyaha byanyu byatuzura tugutugu bidahinda kumera bisa na sheregi maze yona hari bigiye gushya birashya Munsi wa mbere siku ya kwanza kubitari gushya mbona hari umunsi wa kabiri ko bitari Imana ariko uri Mungu sasa Mana urabona ibintu wankoreye unaona vitu vinatendea unkure iriya inzanga yabugiye kubirimbura none ntabwo barimo sasa ubiangamize ntabwo abantu bazapfa yuko bishaka ntabwo abantu bazarimbuka bitewe no kubanga oya bazarimbuka n'ibyaha byabo kandi bazakizwa imbabazi z'Uwiteka
bamugiriye nabi kwenye jua ilikuwa ikamvamia, amaze kabiri Imana irongezana Mungu akaleta umuswa akaleta kidudu cha kukakula karungu ikakauka. simnaona Unaleva ureba kweli ona kweli Imana Mungu wetu. Sasa twabajwe n'umuyobozi wono naulizwa na liboke utaneshe au kuotesha hanze ibihubagiza byose byamfukamye biri kwambaza izina ryanjye ibi byose byamfukamye wote aba bose babona abanyabyaha bose babifitanye basaba imbabazi jewe nananirwa kubabazwa n'ubugingo bwabo. Nicyo gituma ndio sababu uyu mwihariye benshi bavuze umuntu bavuze umuntu kubera iki yuko havuye mu byaha. tunakuta natoka ndani ya zambi. Amen. Amina. Ariko turiho kubibaza z'Imana. Izo mbabazi z'Imana izo zatumye Yesu Kristo yemera kubaho arakubitwa akorwa n'isoni kubw'ibyaha byacu. Hadi ya zambi zangu Ndiho kubibaza z'Imana, iko kwa neema ya Mungu. uriho kubibaza z'Imana, Akili za Mungu ibyo ukora byose kubibaza z'Imana. Uraza wacumuye wagera hano, fika hapa nicyo gituma ubona ndio sababu naona buri wese agera hano akiyemera. Burya ntabwo ari ko niba ubonye uriya mukobwa ari kwiyongora hariya ntabwo ari kubwira muhiye ko muhiye ntacyo yakumarira, muhiye ntacyo yamugezaho, ariko afite iyo ari kuganira nayo mu ibanga ari kuyibwira ati Mana iki cyumweru burya kama hii yote naravuze gacuma, sema nikaasi ndareba gacuma, niona nikaasi ndatekereza gacuma, narebye mwene data none Mana babara samahani mbere yuko negera ameza yawe nezesha amaraso yawe. safishe kwa damu Ayo maraso yatwuhagira, ayo maraso oyabyumviriye. ya vema. Barababwira ati Wakamwambia musige amaso ku ngoma n'izuba, bake madamu kwenye visingiti umurimbuzi naza maangamiza kija ntabwo arakureba ibyubahiro byawe hata ona se amenye mu kumva mubwire uramenye. angalia Ntabwo umurimbuzi naza areba ikoti ryawe hata ona switi yako arareba amaraso, ataona damu ntabwo arareba kwa y'ukuri kwa minisitiri ataona mambo ya icyari burebe chenye ataona ni amaraso. damu Ibijura byari birimo ya mwizi ilikuwa ndani nabyo bijyaho, navyo vikaingia ibisambanyi nabyo byagiye, navyo vikaingia kuko ikimana iri kureba ni amaraso ataona ni damu ayo ile tu ntabwo irazireba amaranitwa, hataona ni fulani hapana ahubwo imbabazi zayo ziri hehe. Ntabwo uravuga ati aya manyagwa y'amaraso nzahita yisaza. Nta handi hari imbabazi ni kuri aya maraso, kwenye damu nutayasiga ugahinduka. tangamia. Amen. Amina. Ngo kwihana Utubu no kubabarirwa kusamehewa bibwirwa amahanga yose, ndio mataifa yote kwa jina la Yesu. kandi kwihana Utubu ni ukwatura, tia salama, kwatura tia salama, unakiri, nakiri kabisa. kwatura ukavuga ati Imana imbabarire nakoze ibi, Imana nimbabarire. Mungu samahani. Mungu anashusha rehema. Bose baraza Wote wakaja bajya mu nsengero kwa chini ya damu aye ya kubera kujali byose na heshima yake. yicarimo. Acha nije Tegereze ngoje umurimbuzi yaza, maangamizi akija. ntabwo arebaga ngo hari mu bantu, Hakuna kuona. arebaga ni amaraso. Yeye aliona Boremeye byonyine ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, icyo kiguha amahirwe yo kwinjira mu muryango wa Yesu Kristo. jamaa ya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu idufashe tujye kumenya imbabazi z'Imana. Kwa fadhili za Mungu, Izo mbabazi ze zituma tudashiramo, acha izo mbabazi ze fadhili yake yatugiriye alizopatia imbabazi, neema, imbabazi, samahani, imbabazi, 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 bari kumwe natwe. Imbabazi, 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 imbabazi,
Kristo yaje gukiza abanyabyaha ariko muri abo ni wa mbere. Imana yamanuwe mu ijuru yasiga icyubahiro cye asiga guhimbazwa no gucurangirwa kubw'amafuti yacu no kubw'ibyaha byacu aremera kurwa n'isoni mu kigo cyanjye. Iyo Mana bidukoreye izina ryayo